ijambo ry'umunsi. Ishimane n'abishimye. Mbere yo gukomeza bandusome mu Waromani igice cya 12 kuva ku murongo wa 15. Iyo inshuti yawe cyangwa se undi muntu wo mu muryango wawe abonye promotion mu kazi, agize amahirwe wenda cyangwa se abonye amafaranga menshi, ubyakira gute? Abantu bamwe baribaza bati ubusenge ni ryari, abandi bo baravuga ngo asiki biriya ni by'igihe gito cyane. Ariko mu by'ukuri uburyo wishimira iterambere ry'abandi nibyo bizagena iryawe mu minsi iri imbere. Kwishimira cyangwa se kugirira ishyari abandi ni nk'imbuto umuntu arimo kwiterera izasarurwa mu minsi iri imbere. Iyi rero niyo mpamvu mu magambo makeya cyane Bibiliya ivuga ngo mwishimane n'abishimye. Imana irashaka ko wishimira amategeko yayo abereyeho ibyiza byawe. Ntabwo Imana ishaka kugira ishyari ndetse ko wumva ufite umunabi, kuko ibi ngibi bigukura mu mubare w'abana bayo. Uyu munsi nubona umuntu wishimye ntugire ishyari cyangwa se ngo ubabare, aho gutangira umwishimire kandi wishimane nawe nta buryarya. Nubikora umenye yuko uri gutera imbuto nziza z'umugisha w'ahazaza hawe kandi kuri kwifungurira imiryango myiza mu minsi iri imbere. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ari izwi nka Nemi. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi. Komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.